Ndabashuje nanone bakunzi b'Umwe News TV, nizere ko mumeze neza aho muherereye. Hanyuma uyu munsi maze iminsi turi gutembera mu Rwanda mu bice bitandukanye, turi kureba uburyo bwo kwirinda malariya, uburyo byifashe hirya no hino mu duce dutandukanye, mbibutsa ko turi kwitegura kwizihiza umunsi wo kurwanya malariya uzaba ejo bundi ku itariki 25 z'ukwa kane, uzabera i Kigali, ndetse hari n'inama yatangiye irimo ubu ngubu izamara icyumweru kwigira hamwe uburyo bwo kurandura malariya. Ni muri urwo rwego rero RBC ndetse n'abanyamakuru batandukanye basanzwe bakora inkuru z'ubuzima turi kubagira mu duce dutandukanye kugira ngo turebe ese bimeze gute, n'iki cy'umwihariko bari gukorana nacyo kugira ngo bahangane na malariya kuri ya gahunda ya zero malaria. Nongere mbibutse ko u Rwanda ruri mu bihugu 5 ku isi bigenda bihangana na malariya, mbese turi ku mwanya mwiza nubwo intego ari ukwirandura burundu. Uyu munsi rero nk'uko mubibona n'ubundi ndi mu mirima, ndi mu ishyamba, ubu ngubu turi mu karere ka Nyamagabe, niho twaje uyu munsi. Ikintu tugendeyeho twaje kureba none ni ibijyanye no kwiga umubu utera malariya. Mu ntego u Rwanda rwihaye harimo kwiga uburyo umubu wororoka ndetse n'umubu utera malariya. Niyo mpamvu turi hano, turi kuri terrain, muri video muraza kubibona uburyo imibu yireka yiza mu mazi yiretse, ndetse abantu bakaba bari kwiga uburyo neza uyu mubu uvamo utera malariya n'uburyo wororoka. Nibyo rero bigishije abantu, bafata abantu batandukanye kugira ngo bajye gufasha abandi kubasobanurira mu mazi aretse iwawe mu rugo ni gute umubu wororokeramo, ese harimo umubu watera malariya. Nibyo rero turi bubereke, kandi tubasaba gusangiza video abandi bantu kugira ngo mukomeze mwumve, kandi harimo amasomo atandukanye twese twakwiga. Ya mazi aretse iwacu mu rugo n'ahantu hatandukanye ashobora gutera malariya, ariko hari uburyo twayireba. Uro turi guhugura abaturage cyangwa abahagarariye abandi mu byiciro kugira ngo bamenye, bagire ubumenyi nimura bamenya ku bijyanye n'umubu. Umubu wororoka gute, umubu se bawusanga hehe, wororokera hehe, twawirinda gute. Nk'uko mwabibonye ibikorwa byinshi dukora ni ibirinda umubu igihe umubu wadusanze mu nzu umaze gukura. Uro turagira ngo turebe ko twaha ubumenyi abaturage kumenya wa mubu noneho utaragera igihe cyo kuguruka uburi hehe, bawirinda gute, bakora iki. Nibyo rero turi gukora kugira ngo turebe ko twakomeza mu rugamba rwo kurandura malariya. Iye ntabwo ufite ka gashinge yakujomboresha, hariho ubwamba naje mbibere. Ibyo twise ubwamba hariho bwagora. Twabonye ko hari impamvu ebyiri. Imibu yose inywa amaraso. Ni iyi inywa amaraso, iyi ngore. Kubera iki ninde bambwira impamvu ebyiri nababwiye? Aha. Imibu y'ingore, mbega amoko yose y'ingore gusa niyinywa amaraso. Iyi ngabo ntiyinywa amaraso. Nitwa Narcisse Kaneza, abandi umuhuzabikorwa wo kurwanya malariya mu ntara y'Amajyepfo. Nkorera urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima arirwo bita REACH. Mu by'ukuri nk'uko mumbajije, uruhare rwacu cyane cyane uruhare rwacu ni ugufatanya n'igihugu mu ngamba zose izashyizweho, cyane cyane dufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa, ariko by'intangarugero RBC nk'igihugu cy'igihugu n'ubundi gishinzwe ubuzima. Dufatanya rero mu rugamba rwo kurwanya malariya. N'aya mahugurwa turi kuvuga turi gufatanya, kuko uno mwanya turi guhugura imirenge 2, ari uno wa Gasaka ndetse n'uwa Kibumbwe. Ubwo bishatse kuvuga ngo ni twebwe turi gufatanya na RBC nyine muri icyo gikorwa cyo guhugura, kubera ko bino byiciro biri guhugurwa ni ibyiciro cyane cyane bibonana n'abaturage. Niba abantu bavuga ari kijyana, niba abaturage bari koko mu by'ukuri bahura n'abaturage, kuko urabona harimo abashinzwe amakoperative, harimo abahagarariye abandi mu nzego zigiye zitandukanye, ku buryo byibura n'abanyamadini, ku buryo twemera tudashidikanya ko byibura umusaruro cyangwa se ubumenyi bazakura hano bazagenda bakabubwira n'abandi. Yari ifite imibu, murabyumva, muri rusange, yaba ari anoferi yaba ari andi moko. Anoferi yindi irambaraye hejuru y'amazi, andi moko ni twatundi duturamo duturitse umutwe. Noneho uyu mudaho nimba ari uwa mbere dukoze, turaba twabyanditse turebemo, tuvuge ngo se harimo imibu.
niko ahakurikiyeho habaza niba harimo imibu twandike yego cyangwa hoya. Yego urandika rimwe, hoya wandike 0, sibyo? Hanyuma ahakurikiyeho arabaza ngo ese harimo anoferi. Nimvuga imibu twumve muri rusange, ese muri iyo mibu harimo anoferi? Noneho nidutaha turaza kuvuga ngo ese twakoze imidaho ingahe muri rusange, ese muri iyo midaho harimo imibu ingahe muri rusange, ese muri iyo mibu harimo anoferi zingahe. Icyo gihe biraduhereza ishusho ivuga ngo twatomboje gusa umudugudu runaka, sibyo? Kuko aha ni ikigereranyo tugiye gukora. Niyo mpamvu nababwiye ngo nubonamo imibu byandike, nutanabonamo imibu harimo amazi byandike. Noneho hano harimo n'amagi agaragara, buriya butoya cyane. Uriya ni umuhini. Amagi naho Wose umuhini wiruka. Maze gufata tubwira harimo umubu ushobora gutera indwara ya malariya ukurikije ibyo mwize. Murakoze. Nk'uko bigaragara aya ni amazi avuye mu ducupa dufite mu ntoki. Aha ngaha harimo ubwoko bwinshi bw'imibu. Hari imibu ikiri mitoya yo mu cyiciro cya mbere ariyo magi, hari imibu yo mu cyiciro cya kabiri, imibu iryama hejuru kubera ubwoko bwayo, n'indi ihagarara umurizo ukaza hejuru kubera ubwoko bwayo, ariko hari n'indi mibu itera malariya ariyo anoferi iryama hejuru y'amazi. Nk'uko mwese mubireba iyo mibu irimo aha ngaha, biragaragara imibu itera anoferi irimo myinshi cyane rwose. Noneho hakabaho n'ikindi cyiciro cya gatatu cyitwa pupa, ariyo mibu ishobora kuvuka hagati y'iminsi 2 n'3, ikaba umubu uguruka. Nabyo nk'uko mubireba nayo irimo muri aya mazi yose. Niyo iriya mihini. Iyi mihini iriya minini cyane ureba, uriya hari ushobora kuvuka aka kanya, hari ushobora kuvuka ejo, kuko iyo nibura ifata iminsi hagati y'2 n'3 kugira ngo uvuke ubu umubu uguruka. Noneho utu turambitse hejuru ni anoferi zitera malariya, ariko ziba zitaraba uruhini runini ruvuka mu minsi 3. Aba banyeshuri nyuma yo kwiga mu masomo nk'uko twabibonye babigisha ibyo twakwita theory, bajya kuri terrain gukora icyitwa pratique, bareba muri aya mazi aretse ese harimo iki, niki gishobora kuvamo ahangaha muri utu dukoko tureba abantu bita amazina atandukanye. Aha bari kwerekana ati aka ngaka ni umubu w'ingabo cyangwa uyu ni umubu w'ingore, muri ibi bikoresho byabo bazanye bakongera bakazamura. Aha ni muri ya gahunda yo guhangana n'imibu ikiri mu butaka, ikiri utundi turemwa umuntu ataramenya ko ari two tuvamo imibu. Ibi ngibi nabyo ni mu rwego rwo kumenya, kuko mu masomo yatanzwe bagaragaje ko amazi yose aretse ubundi ataba arimo imibu itera malariya, ariko nabwo wabibwirwa n'icyo utayasuzumye. Nibwo rero abaturage bagomba kwiga aya masomo bakareba bakamenya ibyo bafite n'amazi aretse iwabo. Murakoze, nitwa Uwamariya Agnes, ndi umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Nyamagabe. Ku kijyanye n'ishusho ya malariya mu karere ka Nyamagabe muri rusange, akarere ka Nyamagabe tugendeye ku bipimo cyangwa se ku mibare igaragaza uko kari gahagaze dusoza umwaka wa 2022-2023, ni akarere gahagaze nabi ku rwego rw'igihugu, kuko dufite umubare munini w'abarwara malariya ugereranyije n'ahandi. Mbivuze mu mibare, twashoje uwo mwaka ku bantu 1000 dufite 111, mu gihe ku rwego rw'igihugu moyenne y'igihugu yari 47 ku bantu 1000. Ni umubare rero biba bigaragaza ko udahagaze neza. Hanyuma ikindi ni uko usanga dufite imirenge igera muri 6 mu karere kose, mu mirenge 17 uba ubona ko malariya yiganjemo cyane. Muri rusange niyo shusho igaragaza akarere. Ku kijyanye n'amahugurwa twatangiye ejo hashize, uyu ni umunsi wa 2, ni amahugurwa ateganyijwe mu gihe cy'iminsi 3, aho ku bufatanye na RBC na RIC ni ihuriro ry'amadini rigira cyane uruhare muri iki gikorwa cyo kurwanya malariya. Ku bufatanye rero n'akarere, amahugurwa arateguwe agamije guhabwa abantu batandukanye, harimo bari mu nzego z'ubuyobozi, abakozi yaba ku karere, ku murenge, akabamo
abayobozi ku nzego zo hasi batowe, hakabamo abakuriye amakoperative cyane cyane ku bijyanye n'ubuhinzi, hakabamo abajyanama b'ubuzima. Ni ibyiciro bitandukanye ariko noneho by'umwihariko bifite aho bihuriye no guhindura imyumvire y'abaturage cyane cyane kuri iki kibazo kijyanye n'indwara ya malariya. Icyo agamije rero ni ukugira ngo bahe ubumenyi ibyo byiciro navuze hejuru, kugira ngo babashe gusobanukirwa n'uko umubu wa malariya wororoka, hanyuma nibamara kubyumva babigeze mu baturage, nabo bahugura abaturage ko ikigaragara cyane gituma na malariya yiyongera cyangwa ntiranduke burundu ni ubumenyi ku buryo yandura. Iyo rero ibyo byiciro bitandukanye bihura n'abaturage babifiteho amakuru, bituma babiganiriza abaturage mu bukangurambaga butandukanye, bakabisobanukirwa, kuko akenshi usanga dushaka gukemura ikibazo cy'umubu utera malariya, rimwe na rimwe abantu tutaba dufiteho n'ubumenyi butandukanye bwo kumenya uwo ari wo, ariko kandi tukirengagiza uburyo uwo mubu wororotse. Iyo rero aba bantu bari guhugurwa babizi, babihugura n'abaturage akamenya yuko yanakumira kuba n'uwo mubu wabaho, kuruta uko yarwana n'ingamba zo gukemura malariya yayirwaye cyangwa se n'uwo mubu wamaze kororoka. Nubwo ari muri aka karere twasuye batangiye kwiga aya masomo, ariko hirya no hino mu bice bitandukanye aya masomo yo kwiga umubu umuntu akawusobanukirwa, akawumenya ku buryo umuntu awurwanya ku giti cye, ari nayo kampeni cyangwa slogan yo kuvuga ko malariya kuyirwanya bihera kuri njye. N'iwawe mu rugo, n'aho utuye, aho uhinga, aho ukora imirimo yawe ya buri munsi, kugira ngo ubanze usobanukirwe umubu uwo ari wo, hanyuma uwurwanye ari mutoya, uwurinde ko wakura kugira ngo ubone kujya guhangana nawo. Cyane ko Dr Sabin Nsanzimana, Minisitiri w'Ubuzima, yari yatangaje ko imibu yigiye abantu imitwe n'amayeri atandukanye, aho kugira ngo ibarye bagiye kuryama basigaye barya aho bari mu kazi kabo ka buri munsi. Imibu igira kimwe n'izindi nyamaswa cyangwa se n'ibindi bikoko, nabyo bigira ubwenge. Imibu rero yamenye yuko abantu bajya mu mazu cyangwa se bashobora kurara mu nzitiramibu, itangira nayo kujya ishaka uburyo yabarya hakiri kare bataragera mu mazu, cyangwa se abakorera hanze, bakora imirimo ituma bari hanze. Ibintu byagiye byigwaho, bigaragara ko n'umubu ubwawo wagiye utwigaho natwe, bikazana nko kuvura abantu ntibakire, imiti yabaye kubera ko umubu wakoze uburyo ugira ubudahangarwa ku muti. Ariko noneho n'imyitwarire, ibyo bita mu cyongereza ni behaviors y'imibu nayo yarahindutse. Abantu bari bazi ko iryana nijoro, nayo bisigaye iza kare, saa 11 saa 12 ikaba yarya abantu mu mazu cyangwa hanze. Mu bikoresho bitandukanye hagiye hagaragara rimwe na rimwe biba biri iwacu mu rugo, nk'iri pine murabona amazi avamo uko angana, ndetse banasuzumye basanga harimo imibu myinshi iri kororokeramo, ariyo izavamo itera malariya. Rero kwirinda malariya no kurwanya malariya bihera kuri njye.